murakoze cyane. Ntangire nsuhuza excellence ambassadeur na perezida wa association yanyu nawe Musoni Rukabu n'abandi bose badukurikiye. Nitwaga kwa Albert, nkaba ndi umupsikologe, nkaba n'umusexologue. Muri ibi bihe twibuka igihe twari turimo muri genocide, icyo bita peri-traumatique. Ni ibintu byari bikomereye buri muntu wari wese yari yiteguye, yari afite ikintu cy'ubwoba burengeje ubuhagije. Ndavuga ibyoroheje cyane ariko buri wese yiyumvise, kuko rwari urupfu rwica abacu rutadusize ndetse natwe rutwica. Ariko ntirwari urupfu gusa mbere, kuko habanzaga no kubaho ibintu byitwa kwicisha rubozo. Usibye uwo byabereyeho n'uwabirebaga n'abandi bose babyumvaga, byari ibintu byahitaga byibika mu bubiko bwacu dusanzwe tugira mu mutwe ku buryo busanzwe. Kuko ku busanzwe tugira organe de sens, amaso, amatwi, amazuru, umunwa n'umubiri. Umubiri ugira des cellules somatiques zakira ibyo twumva n'ibyo tubona n'ibyo twakira. Noneho rero iyo ikintu kije, nta muntu wigeze abwirwa ko azicwa. Phase ya execution ya indi yo ku itariki ya 7 ntabwo ariho yatangiye, kubera ko hari abantu deja bari muri Croix Rouge n'ahandi henshi bari batuye Igikondo, bari batemaguwe. Ubwo ngenda hera muri za 90 kuzamuka, guhera muri 90 kuzamuka, hari abantu Abagogo bishwe mu Ruhengeri, muribuka ahandi two za Kibirira, muribuka za Kibuye, muribuka za Bugesera, hapfamo n'abazungu bitwaga ba Rokateri bari bagerageje guhisha abatutsi. Kugera ubwo abari batuye mu mpande zose z'igihugu mu Rwanda, muribuka cyane ko mu mujyi wa Kigali hari ahantu hatagerwaga n'umututsi, hari ahantu hatagerwaga n'umuntu utarushyigikiye icyemezo cyo kumara abatutsi, ndetse no kumara batemera abatumvikana n'ubuyobozi bwari buri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo urupfu ni ikintu twabanaga nacyo, twari twiteguye ariko tutazi neza ko abantu bazatinyuka kubishyira mu gikorwa. Ni ukuvuga ngo urwo rupfu turugirira ubwoba, desha buri muntu wari wese arugira ubwoba. Anagaruka ku bwoba kuko muri buze kumva icyo butugiraho nyuma, ndetse n'ukuntu twaza kubwevakiwa n'uko tuzabumara muri twebwe. Byari ibintu mbega tudashobora kuvuga. Buri muntu wese yasaga nk'uwahuye n'urupfu rugenda. Ni ukuvuga ngo yari yarabitswemo ubwoba. Noneho rero systematiquement haza kwicwa, icyo bita peri-traumatique, no guhemukirwa. Uko bigenda rero urimo gukorerwa ibyo bintu, bizamura ikintu cyitwa dissociation psychique. Ni ukuvuga ngo icyicaro cy'ibitekerezo kigeraho kikishwanyaguza, n'ububiko bwacu kigeraho kikishwanyaguza, kikavuga kiti amakuru nari mfite kuri uno muntu ngiye kuyashwanyaguza, nyajugunye mu dupande twishi, napfa nagera aho ajya, niyongera kubaho tuzongera tuyateranye. Ibyo binabaho no ku basirikare bari ku rugamba, aho baterwa benda kuneshwa, bakafatwa neza akavuga ati ibi bintu birishwanyagura, amakuru akugize akagenda, ya diske diri kishwanyagura ikajya muri espace, muri cloud. Nuko bigendekera umuntu uri mu makuru. Hakabaho icyo bita depersonalisation. Ni ukuvuga ngo kuva muri wowe, muri cya gikoti cy'umubiri w'umuntu tugira, agasigara yo observa ibirimo kumubera a distance, ari ku kilometero cyangwa nko mu kirere, ameze nk'umumarayika. Abenshi mu baescape ba genocide barabibonye aho batewe, bagafata bamwe bakica abandi, noneho yarangiza nabo bakamutemagura cyangwa se bakamukorera ibi. Aha rero ndagira ngo mvuge ko uwo muntu yafashwe, abandi bishwe, yabonye abe bicwa, noneho bigeze aho ngaho ararokotse. Front patriotique iramurokoye, cyangwa se n'ubundi buryo bubayeho. Wa muntu ageze hanze, ikintu cya mbere kibaho buri wese kuko hagarukamo ikintu cyitwa sécurité. Ya sécurité yagaruka bya bindi byagiye mu bicu, bikongera bikagaruka, ukongera kwiremamo wowe. Wakwatangira kwiremamo wowe, hari abo bidakundira, batangira guhinduka, kugerageza kongera gukonstruiza uwo yariwe.
kongera ahantu bifata ni agace kagize ubuzima bwe n'umuryango we nawe ubwe bwite. Abenshi nubona umuntu akubwira ati sinibuka abanjye, ntuzajye umubwira ngo urigiza nkana. Ni ibyago aba yaragize, kuko icyo bita hippocampe ye iba yarabaye retresi, noneho agasigara akorera kuri alarme. Nubwo iba yarabaye gatoya ikica hippocampe, kandi nicyo cyicaro kibikwamo amakuru yerekeranye nawe urimo nka acteur n'amakurere n'ibintu ibyo ari byo byose. Nukuvuga ngo wa muntu ibintu byose muri science na imagerie scientifique irabyerekana. Wa muntu rero trauma nicyo kintu cya mbere izikica. Noneho rero ubwo navuze mvuga icyo bita peritraumatique, noneho ubu twagize muri icyo bita post traumatique. Hari abahita bazamura ikintu bita des troubles de stress aigu, gucanga. Jenoside yararangiye, abantu benshi tubona abantu kagiye yitiranya abasirikare n'abahozeho, rimwe na rimwe akasa nk'uvuga ibintu bidakurikiranye. Ibyo byari trouble de stress aigu. Nyuma barongera basubira mu murongo, badevelop ikintu bita resilience. Resilience ni ugukubitwa kongera ugahaguruka, kongera ugakubitwa kongera ugahaguruka. Ariko ntibibuza ko buri wese wabikijwe wabaye muri ya jenoside amakuru yabonye, nta wari warigeze amubwira ko azatemwa, azagerera gute, azicwa n'umuntu mugenzi we. Nacyo kintu cya mbere kibi kibaho, cyane cyane umuturanyi n'umuntu mwabanye. Nta kintu cyavuga ko umuntu azabikorerwa na rimwe mu buzima bwe, nta n'icyabimubwiraga. Agiye kubona ayo makuru araje, ayo makuru ahinduka nk'umucengezi mu mutwe wawe, araza nta kindi biba bisa nabyo, kuko ubundi bigiye ibika mu mutwe wacu bigira akabati ibisa bikajya hamwe. Ibyo bindi byose nta hantu bihurira, biraza bikajya nk'aho ngaho. Ni nko kuvuga ngo muri salo yanyu haje ikintu cy'ikimare kirimo ibintu uhora utsindagira, upfuka, uhisha, kuko ni ibanga ryawe, ugasanga hatangiye kwidevelopamo ibintu by'amakiripabilite. Ndagira ngo mbabwire ko resilience igusaba guhaguruka, ariko bitabujije ko ufite ibyo bintu by'ikibanga kibi, ayo mabanga twakwita nk'amashitani yakwinjiyemo abitse mu kimare kiri muri salo yawe, akubuza gutekereza cyangwa se gukora nk'uko abandi bakora, kuko aba yafashe umwanya munini mu cyicaro cy'ibitekerezo byawe. Noneho rero nyuma yaho hariho abagira ibyago bakagira ubwo buri twese tuba dufite icyo bita en latence, tuba dufite aho bya bibanga bishaka gusohokera ngo tumere nk'abahungabanye. Ariko ya resilience ikadufasha ugahaguruka. Cyane cyane abanyarwanda twagize chance yuko ingabo zari zimaze gufata, zari zirimo bagenzi bacu, ndetse benshi muri bagenzi bacu bazijyamo. Umuntu atangira kugira ikintu cyitwa security. Ya security ikanatuma unavuga, ariko bigabanya ubukana, ntabwo rishiramo iyo utarikoreye therapy. Nyuma rero hariho umuntu ushobora kugira ingorane akaza kudevelopa icyo bita post traumatic stress disorder. Ni bya bindi bisa nkaho binesha izindi ngufu zo z'umubiri twari dufite. Ya resilience, ko resilience ntituyigira iteka ryose. Iyo utagiye kuganira bya bindi ntabwo worohera. Noneho rero ugasanga umuntu wagenda agize post traumatic stress disorder, ni ukuvuga ngo akagira ibimenyetso byinshi bimukura mu bantu, ibimenyetso cyane cyane nko guhunga icyerekeranye na jenoside, gushaka kwita amazina y'iyandi, guhunga identite yawe, gusanga ushaka gukoresha ibintu byo twita ibihinduramikorere isanzwe y'umutwe kugira ngo usinzirize bya bindi bikwibutsa. Ndetse noneho ariko giye hari akandi kantu nkunda kongeraho kucyerekeranye n'icyo bita deuil compliqué, kuko buri muri rescapé wa jenoside tutabeshyanye, n'abandi bose badukurikiye mwese murabizi, nta mu rescapé washyinguye abantu be bose bapfuye. Kandi muzi ko kuri culture buri muntu wese yagira culture, uretse nuko ku isi hose umuntu utarashyinguwe kugira ngo deuil irangire nuko ubasha kubona umurambo ukawushyingura mu cyubahiro. Iyo rero uwo murambo utawushyinguye, rimwe na rimwe ugira ingufu, gahoro ugira ingufu kuri psychisme, ukugira ibyo ukwishyuza, kubera ko iteka ryose mu kwakira ko umuntu yitabye Imana bifasha kwinjira muri depression. Muri ya depression ni ukumaramo pression ya gutera activité, ni ukumaramo ubushobozi bwa gutuma gunya mu bikorwa ibyo ari byo byose. Noneho
ukemera ukabijyamo ukababara, ukaza ukomora ibikomere, ugatangira noneho kumvikana n'uwitabye Imana wawe iyo wamushyinguye. Ariko iyo utamushyinguye, wa muntu uhora wumva wishinja byinshi kuri we, ntiwamushyinguye. Mu ndoto hakabaho ikintu cyitwa dekoshemar ziza zikwishyuza wa muntu akubwira ibintu, ndetse ubuzima bwose ugasanga wabuzirikiye kuri we. Noneho abamwe abatabizi bakumva bafata icyo kunywa, akavuga ati reka mbisinzirize, byiyongera noneho nuko byane bya post traumatic stress disorder isinziriye muri wowe. Iyo bibaye bibiri bihuje amasentome, abantu batangira kugenda usanga umwanya w'umutwe wo kwirirwa jera ibyo bintu byose bimurimo, ijoro ryose akarara bijera, amanywa akaza guhinduka ikintu kimeze nk'ijoro. Umuntu ugasanga yabaye muzi indege hari ikintu bita mode de conduite automatique, nukuvuga ngo kuyiyobora, ugasanga umuntu yabaye muri routine ubuzima bwe bwose. Dufite amabanga mabi, naho ngaho hazamukira ibyo bibazo by'izo ndwara ebyiri zisa. Mu kuganira rero, urarokotse, urabyaye, ibyo bintu ubashije gukopinga, ubashije kugira resilience, bigize bene wanyu batahutse, ufitiye empathy cyangwa se n'abandi b'inshuti, urababwiye uti utangiye kubarakonta cette histoire. Iyo histoire harimo aba bita ba Ferenczi, ba Sandor Ferenczi, bamanaga n'uwo bitaga Freud, bakunda kuvuga ngo ni histoire genocide cyangwa ikintu cyose gitera traumatisme. Histoire kigusigamo ntisobanutse, ntubasha no kwisimboliza. So muri make icyo nashaka kuvuga ngo abo ngabo burimo kubibabwira, iyo utangiye kuvuga utumundi akora icyo bita representation mentale. Icyo bita representation mentale ni ukwiremamo ibishusho, amashusho ameze nka théâtre y'ibyo urimo kumubwira. Noneho kubera ko bitari bifite sens, bitari bifite symbolisation, bitari bigize gute kubwira umuntu ngo yaraza dutemagura agira gute, we ntabwo hita yumva ibyo ari byo. Ntabwo yumva ukuntu umuntu azinduka akavuga ati ndagutemaguye. Bya bintu nibyo bigenda bikazahinduka insokere danger kuri ntuza kuri wa muntu w'umwana, ari byo bita transgenerationalisme ya genocide. Ukamuwashema y'ibintu bibi byabanga rimwe na muribuka ko hari imigani abantu bajyaga baducira, abakozi cyangwa se abantu mu miryango yacu. Iyo migani ikakubuza gusinzira ijoro ryose cyangwa ukarota ijoro ryose. Ni ikintu kiba cyaguhahamuye, kiba kiri plan d'émotion ziri mu bwoba, kuko chaque fonction y'ama émotion iba ifite ikintu ikora. Noneho rero ugasanga uhaye wa muntu ikintu nabi kubera ko wari urimo gukora icyo bita récit, urimo kurakonta une histoire pe umuntu utigeze prepare. Muti rero byagenda gute? Muti rero kugira ngo nse nkurangiza cyangwa wenda nze kubazwa ibibazo kuri buri muntu wari wese, hari akantu nabonye hitangira, nabonye ku bazungu bakorerwa analyse yo kurudona ibitekerezo bya buri muntu wari wese, cyane cyane ko na ryabanga ryacu bibi duhora dutsikamira ngo tutongera gutekereza, tuvugana hagati yacu nabwo tugatangira gupapurana amajambo. Igikorwa cyiza nuko abantu benshi bahana cadre nk'iyi miryango nk'ingi yateguye uko kwibuka, abantu bagakora icyo bita des groupes de parole, bagahana amajambo badacurana mu majambo, noneho bakabwirana uko babayeho. Ariko hakabaho no kwirinda kubeshya, kuko hari akantu k'agaco twagiye twidealiza kenshi ko kuvuga ngo tuvuge ibyiza gusa. No, birya byitwa faux self. No, il faut affronter n'iki tubabaje ukakivuga. Kurira si igisebo, kuko burya kurira ni ikintu kiba kigaragaza la faiblesse, nuza uba wababaye. Ntabwo ari faiblesse y'umubiri, si nuko umugabo aba ari imbwa, ahubwo nuko uba ufite roho ifite irimo kuva amaraso, irimo gusenya. Nukuvuga ngo rero buri muntu wese akwiriye gukora uko ashoboye, akareba ukuntu yabona cadre aganiramo, cyangwa se ababa muri bihugu nka Canada, Ububiligi n'ibindi bihugu byose n'ibindi, baba bafite ubushobozi bwo kuba bareba umuntu nk'umupsikologe
bakishyurirwa na system. Turavuga ibibazo bishobora kugutera anxiety, bishobora kugutera nevrose, ukaba umuntu abantu hose bazajya bavuga bati uyu muntu ntabwo tumwizeye. Iyo bavuga ngo ntibakwizeye mu mitekerereze ya no mu mikorere yawe, bavuga ngo nawe develop ikintu cy'ama mechanisme de défense yo gukoresha ingufu z'umurengero, ugasanga wananiwe, wakoresheje ibi hindura mikorere isanzwe birimo na alcohol, binaniza ubwonko ku rwego ruhagije. Ariko wagiye hahandi urakira ya situation urimo, ntabwo ari ukwiyakira jorogrete, ni ukwakira ya situation wabayemo, ukanayiga, ukanahindura perception wayigizeho, ukanava muri kirya gihe, kuko akenshi kibi cy'ama situation traumatique aguheza harya, akakwibagiza ibyiza. Noneho bikica ibintu byose, kuko bigera no muri sexualité, bigera ahantu hose. Kandi iyo watangiye kubaho nabi, uri umugabo utabasha kubaka urugo, uri umugore utabasha kuba umugore ubana n'abantu, uri umuntu ubana n'abantu babwira nabi, uhora uhunga utuntu twose, uri sensible, uhora kuri alarme, umeze nka Korea du Nord, murayizi ukuntu imeze mu mbabarire. Noneho byabana bibi, kwa mwana wacu yaba yiponja noze emotion, umwana wacu wo tureberera, abo tubana, uburyo bwacu bwo kubaho niyo style d'identification bafata, ugasanga bwa buryo bya bindi byabiteye nibyo babandi bafashe. Nibyo rero ngiye ndimo kugira ngo nse nkaho mvuga ni abantu babikora. Noneho icyerekeranye n'abantu bitabye Imana, murabizi ko abantu benshi barishwe, baratwikwa, bararangizwa, bajugunywa mu migezi irabatwara, abandi bajya gushyingurwa, bimwe amakuru y'ababo, ku buryo umuntu ubu ngubu buri wese aba afite abantu basimburanwa muri buri joro rye, kandi utasinzire ntugira reparation. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe turi abantu hari risque bashobora kudevelopa icyo bita psychosomatisation, ishobora kuza ku mubiri cyangwa se mu mutwe no mu mitekerereze, ukadevelopa ama Alzheimer n'ibindi n'amakanseri atandukanye. Simvuga ngo bazajye kureba psychologue iteka ryose, ariko hari ikintu cyitwa kugabanya ubukana bwa deuil pathologique. Hari ibintu twajyaga bikorwa muri psychanalyse ndetse no mu psychotherapy. Hari abantu bishwe muri genocide, tumaze imyaka 25 tubibuka, turabibuka ntituzigera tunabyibagira, ariko tunabavuge, turaza tukarangiriza, tukavuga uko barangiye. Ariko uwo muntu yarinde abaza kuduherekeza bamenya abantu, n'abana bikabagabanyiriza ubukana bwa bantu, kuko nibo bavuga bati musoni sinkwishe, sinshaka kukwica, na 6 nta byo rumva ntibijyanankundira, ntibyanashoboka. Utaruberi yari yitabye Imana, bikarangiza ukuntu bamuteye umuhoro, bakamurasa, bakamutemagura, bikarangira. Ariko reka tuvuge wa muntu, urya muntu ninde, yarinde, yasagate. Aho rero niho watangira abantu bakamuvuga, buri wese we wapfuye bakamutaka, bakamuvuga ibyiza. Icyo kigabanya ko wa wundi yongera kugira ikibazo cya deuil compliqué. Noneho ibibazo mushobora kuza kutubwira, mu mbabarire ndumva banza sonye itagenze neza ka maintenant ça va mu mbabarire nasaga nkaho ncukije. Ibindi bibazo byose tuzabiganira, gusa icyo nashaka kubabwira nuko biyamuhaye gukora deuil, yamuhaye gukora analyse yawe, ugakura kakajagari kari mu mutwe buri muntu wese yagiye aterwa n'iyo genocide, kagiye karibika, gafata umwanya munini. Kandi muzi ko gutekereza kwacu biterwa na espace dufite mu mutwe. Y'ibintu birorudone mu mutwe wacu, dusiga espace nini, kuko gutekereza no kubasha gutreta ibyo bituri imbere bisaba ko umuntu abicurukura muri 5 dimensions. Muri 5 dimensions no kuvuga ngo bikenera espace nini muri iyi partie préfrontale. Iyo partie préfrontale yo yirirwa itereta données zabayeho mu myaka 26 ishize, wirirwa uzitsikamira ngo ntizisohoke, ntuvuge, kuko murabizi benshi hari igihe mujya muhura n'amashusho yo kumanywa ukabona nk'ikibaje cyo muri genocide, ibyo babyita flashback.
ibyo ntabwo wabireba gutya, ariko iyamoye yo kubyevakiwa ukabimaramo a partir y'icyo bita analyse cyangwa se icyo bita traitement psychotherapeutique. Hari n'ibindi byitwa amagurupe de parole. Murakoze, habayeho ikibazo mwambaza, haramutse hatabayeho ikibazo mwagira, gusa ku bana mugenda mucungana nabo mukurikije imyaka, mukagenda mubaganiriza uko ibintu byagiye bigenda, bitishe nyine nanone gahunda za leta z'ubumwe n'ubwiyunge, kuko ufashe umwana ukagenda kuko ntitugomba kubwira abacu ko hari abaduhemukiye ngo nanone dukore stigma ku bandi, kuko urumva umuntu wavutse muri 1995 ukamushyiraho itikete y'umujenosideri, nubwo yaba ari uwo mu muryango w'icyaha gatozi, nubwo ureba uburyo tubibwira abana nabo kugira ngo tudakora utwana natwo tuzakora gahunda yo guhemuka, kandi tutari tubifite muri two, ari twe biturutsemo kubera ya mabanga mabi babagize bana badushyizemo. Murakoze, ubwo ngewe ndumva hagize nk'ufite ikibazo, ndetse email yanjye Musoni urayifite, WhatsApp yanjye murayifite, ubwo twakomeza kugira ngo wenda ntafate umwanya munini muri iki gikorwa cya commemoration. Ndangije nifuriza buri wese kugira ingufu zikomeye z'umutima n'umubiri zo gukomeza kuba abagabo, nawe ibyo abakora negationisme yo natwe tugerageze gutegura uburyo bwumvikana bukurikije ukuri, bwerekana ibyakozwe birivugira. Murakoze cyane.